Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Benja TV7, ngiye mugiye kubana nanjye muri iki kiganiro The Benjamin aka Young Mil. Twari tumaze igihe kinini tutabagezaho ibiganiro, ariko uno munsi twagarutse. Umunsi ngiye kubagezaho ikiganiro ni muntu ki. Uribaza ngo twabazaniye nde muri iki kiganiro cy'uyu munsi? Uno munsi twabazaniye umukobwa mwiza cyane, ufite impano nyinshi cyane zitandukanye, azi kuririmba, azi kubyina. Urumva ko afite impano nyinshi cyane zitandukanye. Bamwita Teta Obin cyangwa umwite ni Obi Cute cyangwa umwite Obi. Ayo ni amazina agiye atandukanye afite. Wabishaka wamwita rimwe muri ayo ngayo, igihe ushaka wumva ikoroheye kuba Obi twaganiriye, atubwira byinshi utaruzi ugiye kumenyera muri iki kiganiro. Niyo mpamvu twakibashyiriyeho kugira ngo mujye mumenya byinshi mutari muzi ku banyempano batandukanye. Teta Obi twaganiriye, tumubaza amatariki y'amavuko, atubwira yuko yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi mu 2009. Teta Obi iyo mukomeje mukaganira akubwira yuko amashuri y'incuke cyangwa azwi nka nasari yatangiye afite imyaka 3, atangira ku kigo bita Apeke. Teta Obi yarakomeje ariga, atangira amashuri ya primary, atangira ku kigo bita Shute. Yarakomeje ariga, agera aho ngaho aratsinda, agera aho ngaho ajya kwiga muri segonderi icyiciro kibanza. Yarakomeje ariga, yiga senior 1, senior 2, senior 3, aratsinda, akora icya leta. Ubu ngubu akaba agiye kwiga FBO level 3. Teta Obi niyo mukomeje mukaganira, ukamubaza indyo akunda kurya, akubwira yuko akunda kurya ipirawu cyangwa noodles. Izo arizo ndyo akunda kurya zimunyura. Obi cyangwa Teta Obi niyo mukomeje mukaganira, ukamubaza iyo yambaye neza, akubwira yuko iyo yambaye big t-shirt cyangwa outfit like nka Tommy Boy, ibintu bimurekwe binini, aribwo aba yumva yambaye neza. Teta Obi cyangwa Obi iyo mukomeje mukaganira, ukamubaza ikintu kimushimisha mu buzima bwe cyamushimishije kuba uwo ari we, abantu bakayimwubahira, bakayimukundira, aricyo kintu kimushimisha mu buzima bwiwe. Teta Obi iyo mukomeje mukaganira, akamubaza ikintu cyamubabaje mu buzima bwiwe, akubwira yuko kubona umuntu yari asanzwe azi yitabye Imana cyangwa yapfuye, aricyo kintu kimubabaza mu buzima bwiwe. Teta Obi iyo mukomeje mukaganira, akomeza kukubwira byinshi, ariko twabanyuriye muri make tubabwira byinshi twaganiriye nawe. Teta Obi yatubwiye yuko umukino akunda mu mikino yose, akunda umukino wa volleyball, umukino w'amaboko, ko ari wo mukino akunda yisangamo, umworohera kuba yawukina. Mwibuka gukora subscribe kuri Benja TV7, tujye dukomeza tubane mu biganiro byinshi bitandukanye, harimo n'iki ngiki muri uko cyabita ni muntu ki, muri kugezwa nanjye The Benjamin aka Young Mil. Obi iyo mukomeje mukaganira, kamubaza umuhanzi akunda, akubwira yuko akunda Butera Knowless. Butera Knowless ariwe muhanzi akunda, umwesipira, indirimbo ziwe ziba zirimo ubutumwa akunda kumva, buryohera amatwi yiwe kubwumva. Teta Obi iyo mukomeje mukaganira, ukamubaza role model wiwe, akubwira yuko afite ba role model babiri. Role model wiwe wa mbere akubwira yuko ari mama we, ari umwesipira mu buzima bwe bwa buri munsi, areberaho, umubera icyitegererezo mu byo akora, yumva ko ashaka kuzatera ikirenge mu cye. Teta Obi iyo mukomeje mukaganira, akubwira yuko role model we wa kabiri ari Muyango, Miss Muyango, muramuzi, ni icyamamare, ni umu MC, akaba n'umu host ukomeye mu gihugu. Abo ngabo nibo ba role model ba Teta Obi cyangwa umwite Obi, umubera icyitegererezo.
ikiganiro ni muntu kimwe muri kujya kuri Benja TV muri kugezwaho nanjye The Benjamin aka Young Miri Mr Icara Wige niko kora subscribe tujye dukomeza bane mu buzima bwa buri munsi kuri Benja TV 7. Ciao ciao, ikiganiro cyacu nakagaruka.